Ya ku batazi pirate, umuntu pirate ni muntu ki? Pirate Eh, ubuzima busanzwe se muri kariyeri ya uratubwira mu buzima busanzwe ubundi behind ya byose pirate byose wamuka nde? so pirate amazina ni Elisende mu rukundo Yego. muri Kigali muri Kigali ariko kuza ku Musanze nyuma ndi imfura mu bana bane, abahungu batatu n'umukobwa umwe. Narize nasoje segonderi. Wize iki pirate akabazo k'amatsiko? Nize indimi n'ubuvanganzo y'iseka. Sibye ko mbona no ubusanzwe ndi umukristo nsengera muri ADPR. Nabicu nini ko ntanywa inzoga sindya n'ibyaha. Ikindi ndetse ingenzi sinwamenya. Ikindi ndi mu kazi nkora ka buri munsi, ndi umunyarwenya. Ifatanya n'ubuhanzi bwa gospel, butarwa nubwo butari byatera imbere nyine kubera ndi ikibazo cy'ubushobozi wenda no kwimanaginga. Ndagira ngo tuze kubigeraho. Ibyo kabisa naba mvuze nyine. Ikindi nta mugore ngira, nta n'umwana ngira mu gasabo. Uracyari umujene. Waba ubiteganya se cyangwa ufite umukunzi mu biteganya kuzabigeraho nibyo? Umukunzi ufite. Ubu nta mukunzi. Reka Kigali se wazana ibyo by'abakunzi wowe i Kigali wayibamo. Kigali ibyana by'ikigali n'ukuntu bikonsoma. By'ibyibaro. Ariko hano hari abajene ahubwo nabo batunzwe n'ibyana nabyo byagutunga. Ubwo n'ubwo ntabwo natungwa n'ibyana, umutwe mfite amaboko nzakorera ibyanjye. Wowe waje muri Kigali ufite intego ikomeye cyane. Nagira ngo none twinjiye kuri kariyeri yawe. Kariyeri yawe ni urugendo rumeze gute? Ni urugendo usobanura gute kugeza aho tukuzi nka pirate? Nta waba ugiye kure y'uko uramutse tuvuze yuko uri umwe mu bahagarariye abanyarwenya mu Rwanda ndetse no hanze yabo. Ni urugendo rwawe rumeze gute kugera aho ugeze ubu ngubu nk'umwe mu baba muri Genizi bakomeye? Biba bimeze byagenze, ntabwo nari nzi ko byagera hano. Donc ni kwa kundi iyo umuntu asoje kwiga segonderi ahita atangira kwishakisha akavuga ati none wongeye gukora iki sasa kwiga birangiye. Muri icyo gihe utangira kugerageza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Akazi kenshi nagiye nkakora, koze ikiyede maze gusoza segonderi, nkora ubukirina. Nagiye muri komedi mvuye mu bukirina nyine. Ubukirina ni bamwe abantu bakoropa ahantu tu. Nawe wafashe risike nk'umunyeshuri ugisoza, hari umuntu bavuga ati sinakora akazi nk'ako gukora ubukirina cyangwa ikiyede. Biterwa n'iwanyu sha. Ubwo niba urabona ibyo kurya niba kwambika n'iki. Nanjye baraba ibyo kurya banyambika bamerera icyo nkeneye cyose, nanjye hari akazi nakora. Ariko mu gihe nimenya kuri buri kantu kose n'imizigo nayikorera nyine, biterwa n'iwanyu. Niyo mpamvu umuntu adakwiye kwishinga abandi nyine. Ni ukuvuga ngo wakuriye muri famiye igusaba gukura amaboko mu mufuka nawe ugakora nta kazi usize inyuma. Famiye yanjye ntabwo ijenjeka. Ni byiza cyane. Wakomeza utubwira. Ubwo mvuye mu bukirina kumwe nyine hari ukuntu umuntu agenda agerageza utuntu akavuga ati kagerageza kandebe ni nagufata umwanzuro, kuko biriya bintu byo muri Genizi nabibonaga ku mateleviziyo no ku matelefone. nkabona bariya ba Muhinde n'abandi bakoragamo mbere, nkabona ibyo bakora nanjye nabikora. Yego. Kuko nanjye najyaga niyaminiye muri segonderi muri za media club, nzakuza kugerageza njamo iyi modeli ko bakira muri Genizi, bakira buri umwe wese. Umuntu wese uwo ari we wese aho yaba aturutse aho ari hose mu gihugu baguhereza umwanya, bakareba tara yawe, babona ufite tara bakaguhereza umwanya. Yego. Naragiye ngerageza amahirwe, ndagerageza babona afite tara, ndabashwanyaguza nta mikino. Ari ibintu bwa mbere. Ari ibintu bijya bibaho ngo bita rihaso, waba warakoze inshuro zingahe kugira ngo ubone stage? Rihaso
rihaso ziraba ni umwanya wo kugenda ukagaragaza impano ufite bakakujacinga bakareba ko hari icyo ushoboye. Rihaso naragenda yikora, none iyo ukoze ukabona stage ntabwo bivuze ngo urakomereza ko n'ubu utawukora rihaso unyura mu ijonjoro. Icyo gutya ariko ngewe nagiyemo nkora inshuro 10 nikurikiranya ntasubira na rimwe. Ko wizirikaga? Nakoze inshuro 10 izo rihaso nzitsinda biza kugera ku izo nshuro 10 nzigejejemo biza kuza kugera ku rwego nyine rw'umunyarwenya mukuru nanjye aho ntagitakinsaba kujya guca mu ijonjora nyine tu. Noneho ndagira ngo tubyumve neza, izo nshuro 10 wakoraga ubona performance, ntabwo washyaga ngo ntubashe kuba wabona performance? Mbonaga rwose harimo nk'umuntu ubona stage rimwe gusa agacamo nka show 5 atongera kubona stage 5 umwe ukaba wacamo atabona indi stage cyagakora uyu munsi ejo agashya n'ibindi bamwe stage gutyo kugenda nakoze inshuro 10 nahagarara. None ubu Pirate w'iki gihe wakoraga rihaso ndetse na Pirate ubu tubona aka kanya batandukanye ugeze kuri uru rwego? Nuko nyine umwe wakoraga rihaso nyine ntabwo hari aba bakikugerageza nyine bareba kuri ufite nyine ubushobozi bwo kuba wakwizerwa nyine ngo umunyarwenya mukuru. N'ababa bishinzwe bose wacu Merisi n'abandi wenda bakorana baba bakureba nyine ntabwo hari urwego baba babona utari wakageraho nyine. Yego. Noneho batandukaniye nuko kiriya gihe nyine hari ibyo nakoraga nyine byari biri ku rwego nyine ruri aho ngaho nyine rutari urwa danje. Ariko Pirate ubu ngubu ni Pirate ukora show yayikora yasohoka ikanyeganyiza igihugu ikagera hose ikanyeganyeza imbuga nkoranyambaga zose no hanze y'igihugu. naho ngo ba Pirate babiri batandukanye. Nk'umujene waje uturutse Musanze ukasanga ba Muhinde, ariko ukaba turamutse tuvuze ko wenda uramutse ubari hejuru aka kanya ntabwo twaba duciye ku ruhande. Niyo tandukaniro wazanye hagati yawe n'abandi mukora bimwe, mukora umwuga wa komedi hara muri Gen Z nasanze abantu benshi, abanyarwenya benshi bakora ibintu bijya gusa. Bakoraga nyine ibintu bijya gusa, amaburage akajya imbere akavuga burage gutya. Nagiye mu isoko, mu muhanda, mu rugo, mama wanjye, bakuru banjye, mu bacuruza, abamotari, nyine burage zimeze gutya. Yego. None ngiye kujya ntandukane nabo, naricaye ntekereza udushya cyangwa se ibindi bintu nasa nk'uko kugira mvugure urwenya, aribwo nyine nari mfite content ya Pirate yo gufata buri kintu cyose kibaho nagiye nkagihindura Pirate nyine mu buryo bwanjye, mu buryo busekeje. Niho haba haradutse izina Pirate. Ibyo bikajyana n'uko izo stage nagiye nzikora nkazikorana n'umuteguro, abantu bakabona ko nateguye, ko ari ibintu nanditse nateguye nyine n'iki nibyo byaje gutuma nyine ntandukana n'abandi nyine nkaba nkagira umwihariko wanjye bwite. Ibyo byaje gutuma abanyarwanda bankunda, ibyo byaje gutuma ndi ku rwego ndiho kano kanya. Ese gutekereza umuteguro wo kuba ibintu byari nyabyo bigira Pirate byagusabye igihe kingana iki? So wabitekereje nyuma yuko uhuye na Merisi bakakugira inama? Ibintu watekereje ukiri mu Musanze byaje gute, ndetse n'izina Pirate bigagusabye igihe kingana iki kugira ngo uribone? Pirate n'ubundi ni izina rimaze igihe kirekire, ni izina niswe ndi mu wa mbere segonderi, hashize nk'imyaka 10 iryo zina ryitwa. Yego. Nza muri Gen Z n'ubundi ngitangira, sinzi niba ubyibuka show nakoze ndi kuririmba igifefe ndimo ndirimbira Ariel Ways. Yego. Ubundi budasa narinzanye. Iriya ndirimbo ntabwo biba zimenyereye, show nayo yarakubise cyane, ndakeka iri mu 600 gutyo hafi 700 views. Nayo iri mu zamenyekanye cyane. Ni ubudasa narinzanye. Noneho nyuma yaho mpita ntangira kuzana ibintu by'amakuru ya Pirate. Ariko nyine ntibigire ku rwego rwa danje, n'ubundi nari ubwo budasa. Noneho nyuma nibwo naje gutekereza avuga ni igiki nakosora, ni igiki navugurura kugira ngo nyine ntandukane n'abandi, kugira ngo ngarurire abafana, kugira ngo ngire izina riremereye. Ibintu byose nakubwiye ntabwo nabikoraga mu buryo bw'imikino, naje mu rwenya mu buryo bw'umukino ngo ngerageze ndebe ntazi ko bizanantunga nyine ari ibintu mvuga ngo ndakunze
reka nanjye ngende nkore video imwe nanjye nisohoka nzaba umusitari nyine biraho tu ikoze mbona birakunze n'ibyo ngibyo rero byo guhimba content ya pirate nabyo naravuze ngo reka ngerageze ndebe mbikoze mbona binshyize ku rwego rwa danje nyine yani icyo nicyo cyatumye nyine naho ngo byaturutse nyine njya gutekereza gutegura gutyo. Hari ikintu kimwe bamwe baza bashaka, arabaza bashaka fame, arabaza bashaka amafaranga, wowe ni igiti cyari cyagukuye i Musanze kigakuzana i Kigali ukaza kureba Messi uvuga ati nje muri Genesis? Hari abaza bashaka kuba abasitari sibyo, n'abaza bashaka amafaranga, ariko abo bose uza ashaka ubusitari uza ashaka amafaranga, abo ngabo baba bari mu makosa akomeye cyane. Baba bari mu makosa akomeye cyane. Njyewe rero naje nk'iyi Musanze nkaza, icyangombwa Musanze nkaza ni uko nabikundaga ni pasiyo, urukundo nyine ukunda ikintu. nayo iyo ushaka ubusitari ni bamwe hari ababuza bamuha stage rimwe akahita yisubirirayo, sibyo? Yego. Ubwo kanze mbigusobanure neza, uje ushaka kuba umusitari ukaza ugakora ukabona, ukabona Muhinda aracyari kuri hejuru, Umushumba kuri hejuru, Pirata kuri hejuru, Kirema kuri hejuru, nuko ahita acika intege nyine, kuko aba afite ibindi bifi binini biri kumurusha izina, sibyo? Ngo ahita acika intege. Niba ushaka amafaranga, ntabwo amafaranga uhita uyabona ako kanya. Urubonye kugira ngo ubone amafaranga uramanza ugakora bro, uramanza ugakora ukavunika. Nawe uwo nguwo nawe ntabwo amaramo kabiri. Ahubwo iyo ufite urukundo rwa komedi ruvanze nuko kuba ufite iyo mpano, nibyo bintu bikuzamura ukaba umuntu wa danje. Rero ibyo ngibyo nibyo nanjye byankuye Musanze, urukundo no kuba mfite talent. Pirate, umwana uturutse uturutse Musanze kuza i Kigali, ni cye kiguzi byagusabye? Hano i Kigali bwari ubwa mbere, wari wafite famille, byagenze gute uzi i Kigali bwa mbere muri Genesis? Ngo nakubwiye ngo niho navukiye. Ego, niho wavukiye? Niho navukiye, biga primaire yose irayirangiza tubona kujya i Musanze. Ubwo rero kuza i Kigali kuhagaruka nyuma y'iyo myaka yose, akamenya nari Musanze n'iyi n'imwe, ubonye byansabye bwitange, kuko ndabyibuka nk'umwaka wose, maze umwaka n'igice, imyaka ibiri ntabwo iragera muri komedi. Umwaka wose nawo umaze njye Musanze nkakora, namara gukora ngataha nkasubira i Musanze. Ni ibintu bitari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye, nyine nibyo nakubwiye, ntibisaba ubwitange kuba ukunda ikintu. Pirate, dusubiye inyuma, wambwiye ko Pirate ari izina wari ufite kuva senior 1. Ese muri segonderi nabwo wakoraga urwenya, wakoraga performance mu kigo Media Club, wari umunyamakuru? Duhe ishusho yo mu kigo Pirate ukuntu yabaga ameze mu kigo akiri umunyeshuri. Mu kigo cy'amashuri niho abana bagaragariza impano. Yego. Nibwo tubona binyuze mu maklabu, ubwo tubona abazi kuririmba, abazi kubyina, abafite komedi, abafite impano y'ubunyamakuru, abazi kogeza, tukabona abazi gukina football ari nabo basohoye ikiri kigo, abazi gukina basket na volleyball. Ko niho hantu hagaragarira abana impano z'abana nyine. Njyewe rero nisaga cyane mu bintu bya komedi, nabaga ndi umwana ukubagana cyane nyine, nahoraga nyine mu makesi n'abarimu, nkubagana, nsetsa, nganira n'abantu, n'umunyakavuyo nyine mu kigo babaga banzi cyane. Wabaga uzira gusakuza muri classe n'ibiki? Gusakuza nabaga ndi uwa mbere cyane. Ndetse ko n'igihe banyandikaga nanjye nasibye. Noneho wasibye bakakwandika mu wasakuje? Kuko nyine urupapuro ntabwo naruburagaho. Nk'umuntu umenyera gusakuza. Iyo mwarimu bamuherezaga urupapuro ngo agiye gusoma basakuje ngo abahondagure, njye nahitaga mpaguruka bataransoma kuko nabaga mbizi ko ndi. Wari warakoze amateka. Ubwo rero nayoboye Media Club. Kumva nyine nari umuntu w'umunyarwenya, udukoryo nakoraga mu kigo, ninjye witaga abari n'amazina, ninjye nabaga ndi umuhanga mu guserereza mu kigo. Donc ibintu byose by'ubunyarwenya nyine bimwe by'abanyeshuri nyine
nabaga mbifite mbyujuje. yego N'uwo ngo pirate nyine mu kigo tu. ya tuvuga ko muri senior one aribwo waba waramenye ko ufite impano yo gusetsa. Niho nibwo natangiye mvuga amakuru ya pirate n'iryo zina ryanaturutse. Ni iki rero watubwira ku ishuri umuntu bakwiye kuhigira? Ni iki abanyeshuri bakwigishije muri uko kugaragaza impano byatumye ugira imbaraga zo kuba n'ubu bikora? Bo mu ishuri nyine birumvikana iyo ukora ibintu babyigaragaza nyine abanyeshuri abizi biragoye ko umva warakubitwaga uzira gusakuza bikamera nk'umunyakavuyo ku ishuri, hari abantu bavuga ati cyane ni igisazi ese uretse wowe ku ruhande rw'abayobozi n'abarimu uri haduye cyane, ariko ku ruhande rw'abanyeshuri data we ubahasho ubahasho nibo baba bashaka. suzi ukuntu abanyeshuri bagira akavuyo baba bakunzwe mu kigo cyane. niba gutera duwaye nazaga mfite amajwi ya mbere, ariko nyine iyo wabaga bari gutora duwaye njye wazaga mfite amajwi ya mbere, perefe akanga kunshyiraho agashyiraho uwo ashaka uwo azi ko yitora. akabazo k'amatsiko dushake tujye ku ishuri, baravuga ngo nta muntu ukuri udasebye. tubwire nk'agakote cyangwa ikintu waba warasebye ku ishuri utazibagirwa. Ku ishuri hari igihe muri segonderi hajya habaho umukwabo wo gusaka. hari igihe abanyeshuri batwara ibintu byo kurya, umunsi umwe bagakora umukwabo babatunguye bakabasaka mu mikapu no mu mifuka. ntabwo nari nsanzwe njyana ibi byo kurya, ubundi iyo ngisigirwa n'abakobwa cyane, ariko nyine ngo umva ngo niyo byanze nyine ngo nimba ry'urubingo noneho habaye umukwabo nabwo nari njyanyikiye. titere binjiye mu makarasi nk'ibisanzwe baravuga ati muhaguruke muze imbere musohoke, baradusaka ati musohoke. umwarimu agashyira ku gikapu cya mbere asaka. icyo gihe njye bansanganye pate jone. bansanganye pate jone imbere y'abanyeshuri. ndi umusitari mu kigo mfite n'abakobwa babiri ndereta mu kigo. noneho n'umuntu uyoboye media club n'abamo ariko ubwo wongeye kubasubira imbere pirate ubayobora bagufatanya pate zose. rero nawe kumva ko birakugoye. nakubwiye ni ibyo ngibyo aba ari ikosa ku barimu n'abayobozi, ariko ku banyeshuri ubu bahaye sho byari sho, ahubwo byazamuriye izina. wahise menyekana byasaga, ahubwo mu banyeshuri byazamuriye izina. yego nayiririye kuri asembo abanyeshuri ndayitera rwose. umunyeshuri ngo bikajya ngo wanagiye bo rero ntabwo baba babona ko usebye hoya kuko nabo abanyeshuri nyine baba baziranye nyine cyane, kuko ntiyaguseka nawe asanzwe aza n'ibintu nyine nawe ni ibintu aba asanzwe akora. bisa nkaho byakorwaga kabisa. nyine abanyeshuri bo ntabwo babibona nk'ikibazo. nyine abarimu bo baraguhiga, ariko abanyeshuri se ntabwo waguseka, nabo babikora. cyangwa uzana pate jone ukaba. Yes, pirate. none muri performance wakoze muri James ndetse no ku ishuri, niwe munsi wagushimishije muri kariyeri yawe utazibagirwa uvuga ati uyu munsi narateguye bigenda neza uko nabiteguye? niye show byari byagenze gute? naje muri komedi maramo nk'igihe kingana kijya gushyika umwaka. umunyarwenya ugereranyije ndabyibuka umuntu bita Muhimbe n'umushumba Isekere nawe. yego abantu bari bandi hejuru nyine, nanjye mbabona nkabona ari ibikoko nyine. yego nkabona ni ibikoko kabisa. nanjye nyine nubura no mu mipira y'amaguru abakinnyi bakinana na Messi baba bavuga ati turenze nubwo turi abakinnyi. nawe umufana. no mu bahanzi rwose hari abahanzi nyarwanda arabareba, hari n'abareba Meddy bakaba hararenze. mpamya neza ko mu gihugu cyose mu banyarwanda bose na ba Bushari birwa babivuga, n'abaraperi bose njye mbona bikomatinga bavuga ati Israel mbonye ni igikoko. kabisa baramutega bakaba uyu muntu ni igikoko pe. rero nanjye narabarebaga nkaba ni ibikoko. ariko umunsi umwe nigeze gukora boro. yego byatangiye ubundi nkora boro ndi kuba ukuntu nateretse
ngo ndi gutereta igikorwa cy'umucamanza irabora irakora biza gukubitiraho none biza guhumira ku mirari nza gukora ubukwe bwa pirate ubukwe bwaribwe cyane kuri YouTube. naragiye nanyeganyije igihugu hafi nk'ibyumweru nka 2 ama Instagram ama Facebook ahantu hose ama TikTok ari pirate iri ahantu hose iri ahantu hose. Yego ndavuga ni ewa inzozi zanjye zigezeho bro. N'abadiaspora bo muri Amerika babipostingaga n'abastari benshi bo mu gihugu bano bansabi abitwa badumba n'abandi bose nyine bano basaruzi nabo kagenda babipostinga. Irabora iragenda iramenyekanisha inkura ku rwego rumwe ikira ku rundi bitantangira none kubashwanyaguza nsobora n'indi mirongo gutyo gutyo. Ukomeje kuba diaspora abadiaspora baba baraguhamagaye bakubwira ati show iradukomye tuguhaye iki tukugeneye iki byaba byarabaye. Birabakanye kuko dufite fan base muri diaspora Amerika, Canada, Australia ahantu henshi tuba dufite n'abashuti bacu tuvugana barakwandikira mukavugana cyangwa bakagutumaho umuntu uti wowe hari n'igihe bajya baza muri mu vacances bakaza mu Rwanda mukabona waba uri gutembera gutyo Jenny zigiye kujya kumva umupapa aragufasha uyu muntu w'umupirate ngo mpereze ifoto akaguhobera ati ndagukunda muri Amerika madame aragukunda kata nyine ukabona arakwishimiye ati ni wowe unganye turapafuminga ryari biraba cyane biraba. Wakomoje ku bahanzi bagira nabo abandi bareberaho se nawe ari umukomediye w'icyitegererezo cyawe ubu ngubu ureberaho ukavuga ati uyu nguyu kabisa ibyo akora babiri mu buhanga nanjye mwigiraho bo umunyarwenya baruta bose kuri ngewe Farine Risi boss wacu. Yego ni umuhanga nyine ni umuhanga ni umuhanga mu rwenya umuhanga mu buryo amanaginga iraje ni comedy n'urwego imaze kugeraho. Yego umudo wanjye kabisa. Pirate film umaze kugira kuyimanaginga ni ibintu byoroshye. Ese wagiriye iyihe nama abantu baba bakizamuka ukona film irenze ibintu batari biteze uko bayimanaginga ndetse nawe tubwire film umaze kugira no kwimanaginga uko babihagaze? Film umaze kugira kuyimanaginga babigoye. Yego kuko ari gusanga ufite izina rinini riruta uko wowe uri. Agene ko bimeze ufite izina rinini cyane riruta kujye ukundi. Yego ubwo rero igihe wisanga bigusaba kugira ngo uhindure lifestyle cyangwa se uko ubayeho kugira ngo abantu batagucisha mu ijisho. Yego yego ntabwo nyine ariko ntabwo mwize cyane nyine tu abiza abanyarwanda ukuntu bateye iyo bakubona kuri FM nk'iyi ababona ubutare ko nta hose bagukeka ibifaranga byinshi. Yego hari n'ababazi hari n'umuntu mbona nitegeye mutakubana pirana rinde mufite imodoka. Hari ibintu ubwo bijya bibaho ugasanga biguteye depression yuko ushatse kugenda muri iyo modoka kandi ntabwo uragira ubushobozi. Ese ntabwo bizira ipfunwe wenda kuvuga ati umuntu uzwi banze hose ncaho bakambona kubona afite agapirife kanjye k'imodoka ntabwo babiguteye ipfunwe? Urwo rwego ntabwo najya kurwishyiraho ariko nanone ni ibintu ntakora. Hari ibintu ntakora kuko ndi umusitari kuko ndi kuri iyo station. Hari ibintu ntakora kuko ndi umusitari hari ibyo nta kwambara hari ahantu ntarira hari ahantu ntasohokera nyine hari ibintu ntakora kuko ndi umusitari nyine. Kubimanaginga ikintu ukora cya mbere wirinda kwishyira hejuru. Yego ugaharanira kubaho nyine kuba wowe ukirinda kwigeranya n'abandi. ugati wenda Rusine afite imodoka yego yambara cya Rusine asohokera anga ashaka kumwigana kandi ntabitunganye amafaranga. Ugomba gukora ba wowe utegereze nawe igihe cyawe ugenda uzamuka mu nzego kuko ahantu ugeze harashimishije kandi mpageze mu gihe gito cyane n'ibindi byabigeraho. Amafaranga ndi kunyabona hari urwego ngenda ngeraho niyo modoka nzayigura n'ibindi byadanje nzabigeraho. Azironga nyiri gukora ibintu neza azironga nyiri umusitari izina ryanjye tabyasubira hasi nzabigeraho. Ubwo rero n'abajene babona FM ari bwo bwa mbere yadanje inama nabagira nuko uri Imana ishyira abantu hejuru. Imana yagushyize hejuru yanagusubiza hasi. Ibakiremereze
abasitari bapfa nk'uko abandi bantu basanzwe bapfa, abasitari inzara zica, abasitari bakena, nuko ntibakiremereze. Isi ni ntoya mari, isi ni ntoya kabisa, ahubwo bakomeze bakore cyane, bakomeze bakore cyane. Iyo FM bayibyaza amafaranga kandi ntikabashuke. FM irarangira mwana, umuntu arazima, umuntu araka kongera akazi. Icyo nababwira. Nagira ngo tugaruke noneho ku yindi mpano, apare kuba ari umunyarwenya winjira muri muzike, wari usanzwe uyikora, ni impano wizo kuva kera, ndetse unatubwire zimwe mu ndirimbo ufite icyo uteganya kuzisohorera. Ntabwo ari ibintu byadanje, gusa impamvu nahisemo kuririmba gospel, nari kugenda umukristo nsengera muri ADPR, nakuze ndirimba muri korali, ndirimba igihe kinini, kumva ibintu byo kuririmba ni ibintu nkunda cyane cyane, indirimbo zihimbaza Imana zikanayiramya. Yego. Ubwo rero nyuma y'uko ngeze i Kigali nkabona ndi umusitari, ntangiye kugira amafaranga, naravuze nti se bya bintu nakuze nkunda wabikora. Ibyo ntabwo mbikora nk'akazi, mbikora nk'ikintu nkunda nyine. Yego. Ngafata amafaranga nkajya muri studio, indirimbo bakayikora, nkumva ari nziza, nkashutinga n'amashusho, nkashyira kuri YouTube. Ubu indirimbo zawe bazibona kuri YouTube? Zibona kabisa. Umaze kugezaho indirimbo zingahe kuri YouTube? Ni kuri Pirate n'ubundi ziri, batubwiraho hamwe. Indirimbo ebyiri, hari iyitwa Abanyabwenge, niyo nahereyeho, hari n'indi ya kabiri namerutse gushyiraho yitwa Inzira, iri kuri YouTube channel yitwa Elizende mu rukundo, niyo mazina yanjye nyakuri. Yego. Elizende mu rukundo, niko YouTube channel yitwa kabisa. Tutari wahisemo gukoresha Pirate, niryo zina rizwi cyane, nubwo rizwenda mu bijyanye no gusetsa, kujya turi bakoresheje noneho no mu bijyanye no guhimbaza Imana. Ngira ngo urebere no kuri bakuru banjye bandi bakora gospel, abenshi babitwa amazina yabo bwite, ntabwo bajya mu bintu ibyo ngibyo. N'iby'abandi baririmba izindi njyana. Abantu ba gospel usanga ni ba Isaïe Bonyi, ni ba Bosco Nshuti, ba Vestina Dorcas, ba Daniela na James, donc usanga bafite amazina yabo bwite. Nanjye naravuze nti rero ibintu by'Imana ni ibintu byo kubahwa, kanitwa amazina yanjye. Bayibaze umuririmbyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana no kwiramya waba witwa Pirate, cyaba ari agashya n'ibintu byitwa kari Pirate, ukumva nabangiye kuvanga ibintu, sibyo? Ndavuga nti twe Elizende mu rukundo, rya zina mfite ryitwa Pirate, nzarikoreshe nsunika ibyo ngibyo ahubwo. Yego. Muri gospel niwe muhanzi ufatira icyitegererezo, wa wundi urebera ukavuga ati ni sawa kabisa, nifuza kugera nko ku rwego rwe cyangwa nka rureba? Ni Israel Mbonyi kubw'impamvu ebyiri. Ni umuhanga mu byo aririmba, yandika indirimbo nziza zo muri mitima. Ikindi kintu cya kabiri, uko tumuzi nk'umugospel, ni n'ubuhamya bwe nyine n'ibikorwa bye, ni umukristo. Mwumva amadega, ngira ngo hari abahanzi barimba gospel mwagiye mwumva ngo bamufotoreye mu kabari, ngo yagize ate, yasambanye abagore, bateye inda n'ibindi. Kuko ari umugospel n'ubuhamya bwe burabugaragaza. Nicyo mukundira. Pirate, ubu ngubu ujya mu rusengero ugasenga n'izina ufite bikakorohera? Ujyayo ariko ubona abantu bakurangarira, bagusuhuza n'iki, ariko nyine ugira ukabimenyera tu. Bakakumenyera nabo. Hari igihe umuntu nyine akubona mu rusengero akumva ko utasengaga, umuntu ukabona aratungutse, urasenga se? Ndasenga. N'abantu bamenye yuko ntanywa inzoga, babona mwe fanta bikabatangaza. Yego. Ariko byose urabimenyera. Dusoza, ese mu rugo hari umuntu wabaga utumva impano yawe avuga ati ibyo bintu bizakugeza he, wakwicaye hano ukadufasha tugakorana, avuga turajya i Kigali kugira ute, yaba hari? Nta n'umwe, bose baranshyigikiye. Nduzi ko isuka ari iterambere ryanjye, nabo bayirigata. Ndi kuvuga mbere bitarafata. na mbere rwose. Nta muntu n'umwe wigeze umbitira. Ni ibintu byiza cyane. Rero twasoza ugira abantu inama, ndetse unatubwira ikintu
cyaba cyarakwigishije mu buzima, icyo ugira ku bantu, inama waha abagukurikiye kuri radiyo Huguka, ndetse n'abifuza gutera intambwe baza muri uyu mwuga ukora wa komedi, ndetse cyangwa abaza mu mwuga wo gushima no guhimbaza Imana ari abaririmbyi, kugira ngo ugire icyo ubabwira. ari byinshi ariko ntacyo ndabikora ngo kamere kwa komedi. Umuntu ushaka gutera intambwe aza muri komedi agomba kugira ngo agire urwego ageraho rwa danje, abe umusitari, abone n'amafaranga, bimusaba gukora cyane, bizamusaba ibitambo n'imbaraga nyinshi nyine no kwitanga. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye, urwenya ntabwo ari ibintu byoroshye. Mu byerekeranye n'ubuzima busanzwe, wenda nka experience maze kubona nuko ubuzima bwacu tubaho buri munsi, kujya ku cyumweru kuva mu Rwanda kugera mu Imana niyo igenga, buri Imana niyo ishyiraho uko tubaho, uko tubyuka, uko turyama, uko turya, ibintu byose nyine maze kubona ko ari Imana ibikora nyine. Kandi uwizeye Imana nayo imubera umwizerwa kabisa. Iyo wizeye Imana nayo irabigukorera nyine. Kandi nabonye ko muri ubu buzima buri muntu wese agira isaha ye, igihe cye Imana imukoreraho ibitangaza. n'abantu bashaka gukora indirimbo za gospel naho ntabwo biba byoroshye, turi mu gihe umuziki urahenze cyane, ari ugufata, ari ukurikodinga audio na video, umuziki urahenze cyane. Kugira ngo ubikunda bisaba imbaraga nyinshi n'agatuza, ariko nyine ubikunda nyine, ababikunda ababishyiramo imbaraga nibo baba batsinze. Noneho nk'inama nagira abantu muri rusange nyine, nk'umukristo n'agende nko ndi umukristo, abantu hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ko ndyibagiwe ari wizari babwira ubutaha nacyo naribabwira ngo kubaho mu iteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. muri Zaburira donc abantu bagerageze, turi mu isi itandukanye ibyaha byinshi, bagerageze bizere Imana, basenga Imana, birinde ibyaha nyine, basenge nyine, kuko turi mu isi iranduye. Njya mbibona hano i Kigali no hirya no hino ku isi, nyine isi imaze kwandura. Abantu bubaha Imana, basenge, birinde ibyaha n'ibisa nabyo. Pirate abagiraga inama, murakoze cyane kuba mwamaye ikiganiro. Abantu bashaka gukurikirana Pirate kuri Instagram nitwa Minister Pirate, n'izo ndirimbo ndirimba za gospel yitwa Elizeng Rukundo. bagende bazire bazisharinge, ndetse dukomeze kwamamaza umurimo w'Imana. Gato, ese guhuza gospel n'ubukomedi ni ibintu byoroshye, ni ibintu bihagaze gute, ubimanaginga gute? Bisaba imbaraga kubyumvisha abantu, ariko ni ibintu byoroshye kuko komedi akazi kanjye nkora ka buri munsi kandesha amafaranga. Yego. Naho byo kuririmba gospel ni umurimo w'Imana, ni umuhamagaro. Nk'uko ushobora gusanga umuntu ari umumotari, ku cyumweru agaparika akajya kuririmba muri korali. Usanga umuntu afite iduka mu isoko aracuruza, ku cyumweru akajya kubwiriza mu rusengero. Donc tugira akazi kacu ka buri munsi kaduhesha amafaranga, ariyo komedi, iyo gospel nkora nk'umuhamagaro cyangwa se nk'umurimo w'Imana. Wowe ukora nk'ubwiriza, ntabwo ari ho gushakira amafaranga? Ntabwo ariho nkora nshakira amafaranga, kuko amafaranga nyabona muri komedi. Ese Gato, dusoza kugira ngo abantu bumve ko uru ruganda rwa komedi ari uruganda rufite amafaranga, rushobora kugukura ahantu hamwe rukakugeza ahandi, muri make wenda niba atari ibanga watubwira aho bimaze kugeza gukora komedi? Yego. N'aho bimaze kugeza ntabwo numvise neza. Ndi kukubaza uyu mwuga wa komedi umaze kugeza he, niba atari ibanga watubwira? Nibura amafaranga menshi mu kwezi. Yego. Wenda sinababwira umushahara nkorera muri Genius, ariko umushahara mwiza cyane, amafaranga afatika. Nk'ibiraka wenda tubona ku ruhande, wenda ukajya gusetsa nk'ahantu, wenda wabonye ikiraka muri hoteli se, nk'ibiraka tubona nk'ahantu. Pirate ntabwo nshobora kujya munsi y'ibihumbi 100 y'amafaranga make cyane nshobora gukorera ku kwezi. Ikiraka Ikiraka ayo muri Genius ntabwo ari ngombwa munyavuga.
ariko nyine bikira ko n'umuntu arwamaga pirate nshaka kugira ngo uze usetse hano nangahe amafaranga make nkoya n'ibihumbi. Ndetse na famiye iramutse kwifuje yaguhamagara waza ukabasetsa nta kibazo. Aba ari bo bose amaniveriseri, mu bukwe, muri hoteli, mu manama, mu mahugu, nyine ibintu byose aho ariho hose najya amafaranga make cyane.